tugiye kuganira ku byapa aba ari byo twigaho, ibibazo bakunze kwibandaho cyane babaza. Reka duhere ku iki kibazo cya 239. Iki cyapa gisobanura iki? Ese ubu nawe koko iki cyapa ntabwo waba uzi icyo gisobanura? Hano batubajije umuhanda uzenguruka. B, igice cy'umuhanda uzenguruka. C, aho banyura bazengurutse. D, ibisubizo byose nibyo. Mu by'ukuri aha ngaha iki cyapa gisobanura ko igisubizo ni C, aho banyura bazengurutse. Reka tujye kuri iki kibazo cya 240. Iki cyapa gisobanura iki? A, iteme ridahoraho. B, umuhanda utaringaniye. C, umuhanda winjira mu kuzimu. D, ubutaka bworoshye. Aha ngaha mu by'ukuri igisubizo nawe ndakeka yuko wakibwira ari iki ngiki, ari B, umuhanda utaringaniye. Reka tujye ku iki cyapa cya 241. Ati iki cyapa gisobanura iki? Mu by'ukuri iki cyapa akenshi na kenshi bakunda kukibaza cyane. Iki cyapa kenshi mukunda kukibona ku kibuga cy'indege. Iki cyapa batubajije umuyaga w'intambike. B, urusaku rwo mu muhanda. C, ikibuga cy'indege. D, ibisubizo byose nibyo. Aha ngaha mu by'ukuri iki cyapa bakunda kugishyira ku kibuga cy'indege kuko niho hakunda kwibanda umuyaga w'intambike cyane. Igisubizo cy'ukuri ni A, umuyaga w'intambike. Reka tujye ku iki cyapa cya 42. Iki cyapa gisobanura iki? Iki cyapa mu by'ukuri nawe urakibona. Aha ngaha batubajije iherezo. Iki cyapa nawe urebe icyo gisobanura. A, bari bari kutubaza iherezo ry'inzira y'abanyamaguru. B, iherezo ry'umuhanda urombereje w'ibice byinshi. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D, nta gisubizo cy'ukuri, nta nzira ihari. Aha ngaha igisubizo cy'ukuri kirimo ni B, iherezo ry'umuhanda urombereje w'ibice byinshi. Tujye ku iki kibazo cya 243. Iki cyapa gisobanura iki? Iki cyapa nawe urakibona. Aha ngaha atubajije ati iherezo ry'umuhanda w'ibyerekezo bibiri. Nyaboneka mwibutsa gukora subscribe. Ntabwo bigusaba umunota. Subscribe ntabwo byagusaba amasegonda 5. Koraho ufungure inzogera kugira ngo igihe na uploadinze bijye bihita bikugeraho. Nyaboneka ndashimira abantu bakoze subscribe
namwe mutari mwazikora, Imana ibafashe muzikore kandi igomeza kubarinda ibaha n'umugisha. B. Iteme rinini kandi rirerire. C. Ifungana ry'umuhanda. D. Iherezo ry'iteme rigufi rifunganye. Ahangaha mu by'ukuri igisubizo ni C. Ifungana ry'umuhanda. Nanone aka kabazo bakunda kukabaza ka 244. Iki cyapa gisobanura iki? Urabona ko ari T. Wenda nk'abatabizi bashobora kuvuga ngo ni T. Kandi ahangaha urabona yuko iki cyapa kirakaze cyane. A. Isangano rifite ishusho ya T. B. Inzira idakomeza. C. Aho batelefonera. D. Nta gisubizo cy'ukuri. Ahangaha igisubizo ni B. Inzira idakomeza. Bashimira mwebwe mubasha kunkurikira, naho ubutaha bigire ibihe byiza.